Reka ngusuze we tubana umunsi ku munsi ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV, wowe uduha inkunga y'amasengesho, wowe uduha inkunga y'ibitekerezo, wowe udutera inkunga y'uburyo bufatika kugira ngo tugume kwaguka ndetse no kwagura umuyoboro wacu. Reka nkubwire ngo amahoro n'imigisha Data wo mu ijuru atanga bigume kubana nawe ndetse n'abawe, kandi Imana y'amahoro itibagirwa imirimo myiza ihaze kwifuza kwawe uyu mwaka wose. Tugarutse rero mu kiganiro abakunzi bacu bagiye badusaba cyane ko twabanyuriramo bimwe mu bintu umuntu yakora akibyuka, umunsi we ukagenda neza, cyangwa akaba yakwirirwa ameze neza, cyangwa imigisha ikiyongera muri makeya. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu ugomba gutekereza ukibyuka bikaba byaguhindurira ubuzima ukirirwa umeze neza. Nk'uko hari ibyo dukorera umubiri, umuntu akibyuka nko kunywa amazi mu gitondo, gukora siporo y'umubiri, ndetse no kwiyuhagira kugira ngo umubiri wongere ugire isuku. Nanone hari n'ibindi tugomba gukorera ubwonko cyangwa intekerezo zacu kugira ngo umuntu yirirwe ameze neza mu bijyanye n'imitekerereze, ndetse binamufashe mu mikorere ye umunsi ku wundi. Nagira ngo inshuti mwene data udukurikiye, nkubwire ko umuntu ntabwo azahazwa n'ibimubaho, ahubwo azahazwa n'ibyo atekereza. Muri make ibintu bikubaho ntago ari byo mbese byica iterambere ryawe cyangwa ari byo bituma ubuzima buba bubi, ahubwo imitekerereze yacu, ibyo utekereza nibyo bituma imitekerereze yawe cyangwa ibintu biba bibi. Nibyo bikuzahaza bikakugira nabi, ukirirwa umeze nabi, kuko 80% by'abantu birirwa bafite intekerezo mbi, birirwa batekereza nabi, birirwa mbese bameze nabi, kubera ko niba muri makeya urugero ubyutse utekereza nabi, utekereje kugirira umuntu nabi, utekereje urwango, utekereje guhemukira umuntu, utekereje ibibazo byose ufite mbere yo gutekereza ibisubizo, nagira ngo nkwibutse ko izo ntekerezo uzindukanye zihita zafekita ubwonko bwawe, ugahita uba dekuraje, umubiri wawe ugahita ucika intege, ubwonko bwawe bugahita ko bugira indi mitekerereze, bugatera sansenike ku bijyanye n'ibyo wari kwirirwamo, kubera ko ibyo wabanje gutekereza byahise bigaburira ubwonko. Ariko nubyuka wumva uri umunyamahirwe, nubyuka wumva ufite urukundo, nubyuka wumva ufite umunezero, nubyukana akanyamuneza, umubiri wawe uzagira ingufu nyinshi cyane, uzirirwana imbaraga nyinshi cyane, uzagenda wumva ufite akanyabugabo, wumve ko uri umutsinzi, kandi wumve ko umuhigo ugiye gushaka uwo munsi, wumve ko uwo munsi uko byagenda kose uwo muhigo ugomba kuwubona. Niyo mpamvu rero ukibyuka intekerezo zawe ze kuba zibi, ahubwo intekerezo zawe banza uzigire nziza. Aho gutekereza ibintu bibi, banza utekereze ibintu byiza, banza utekereze ibintu byakugirira akamaro, we guhita ureba negatifu cyangwa ibande kuri positifu, ibintu byiza. Ikintu cya mbere rero ugomba kugikora ukibyuka byihutirwa ni ukubanza gusenga. Banza kuragiza Imana uwo munsi, ukabwira Imana, ukaremesha uwo munsi uko ugomba kuba, ukabwira Imana ati ndabyutse ngiye muri ibi n'ibi n'ibi, ejo byaranze ariko nkeneye ko ukuboko kwawe kwiza kungendaho uyu munsi, ukancira inzira ibintu bikagenda neza, ukabana nanjye uyu munsi, ukankoresha, ukampa n'ibitekerezo, ukampa n'ubwenge. Banza ubyuke rero wiragize Imana, usenge. Niba wemera Imana, wishyire mu maboko yayo, uyisabe n'imbaraga z'uwo munsi. Imana ntizabura kugendana nawe, kuko ibasha gutabara abayiyambaza ndetse n'abayitakira amanywa na nijoro. Tubyuka rero uremesha umunsi wawe, utegeke
mu masengesho ubwire Imana uko ushaka ko umunsi wawe uba, kandi wiyatureho ibintu byiza by'umugisha, bya bintu utekereza ko utabasha kubonesha amaso, nyine bya bindi binini aba ari byo wiyaturiraho. Ikindi kintu ushobora kwifashisha mu gitondo, cyangwa ikindi cy'ingenzi ushobora gukora ukibyuka, imbuto z'ibikubaho. Banza utekereze ko imbuto z'ibikubaho zisarurwa ku giti cyitwa intekerezo. Muri make bivuze ko ibyo ubona mu buzima bifatika biba byahereye mu bitekerezo. Ibyo watekereje nibyo bikubaho uwo munsi. Niba wabibye imbuto mbi rero ahangaha ukibyuka, urasarura imbuto mbi. Urasanga imbuto zakuranye n'uruzabibu, urasanga ibintu watekereje byivanze. Ukibyuka rero banza umenye ko ibyo utekereza ari byo byirirwa bikubaho uyu munsi. Ubanza ubikure logically, noneho ubishyire physically, ariko utekereze muri sansi yo gutekereza ibintu byiza mu gitondo. Nubiba urukundo, amahoro, guca bugufi, kugira impuhwe ndetse n'ibambe, uwo munsi uzahura n'ibintu byiza. Ariko nubiba ishyari n'urwango n'ibindi, uwo munsi uzirirwa nabi. Nubyuka utekereza abanzi bawe, uzirirwa utekereza buryo ki wabagirira nabi. Ariko nubyuka utekereza abantu bakugiriye neza, nawe uzibuka abo ugomba kugirira neza no kwitura iyo neza. Intekerezo zawe rero zigire nziza, kugira ngo ibintu watekereje aba byiza bize kujya mu bintu bifatika. Ikindi kintu ugomba kwitaho cyane ukibyuka, ita cyane ku bintu bishobora kubaka ubuzima bwawe bukagira aho buva n'aho bugera, cyangwa bukagira intumbero ubuzima bwawe, bukaba ubuzima buzima. Ikintu gishobora kukugeza ku nzozi zawe, ikintu gishobora kukugeza ku cyo ushaka, kuri target ufite uwo munsi. Wibyukira kuri social media uscrollinga, usoma kuri YouTube, WhatsApp, usujye kuri Twitter, ujye no kuri TikTok, ujye n'ahandi, kandi izo social media we zitakwinjiriza, nta kindi kintu kiza unazikuraho, ari ibirangaza gusa, ari inkuru z'ibihuhu zinduka usomaho. Wibyuka rero ujya kuri ibyo ngibyo, ahubwo ita cyane kuri target ufite uwo munsi. Utekereza ate se ibitaragenze neza ejo, uyu munsi nabikosora ute? Wongere utekereze ngo ese ko ejo byari byanze, uyu munsi ndabigenza ute kugira ngo bikunde? Ese ibyo nacumbikiye ahangaha ndabikomeza ute? Ita cyane ku bintu bishobora kubaka ubuzima bwawe rero, we guta umwanya ku bidafite umumaro, we guta umwanya ku bintu bitagira bikugeza. Dore ko muri iyi minsi turi mu isi yiruka cyane, mu isi y'ikoranabuhanga ryihuse cyane, aho turi kubona ibintu bigenda bihindagurika. Niyo mpamvu nawe ugomba gukorana imbaraga, ugakora kandi utikoresheje, kandi ugahora wumva ko niba ubonye umunsi mushya ugahita wumva ko uri umunyamahirwe, ugahita umenya ko uwo munsi ari indi chance Imana iguhaye, ukiga kubyaza uwo munsi, ukiga kuwubyaza umusaruro, ukiga kuwubyaza ibyari byaranze. Ushobora no kubyuka usoma ibitabo, ugasoma ibitabo bikwenspira, ibitabo by'abantu bateye imbere, ibitabo by'aba Jack Ma, ibitabo by'abantu bose b'abahanga babashije kubigeraho. Ugabyuka ubisoma ibyo bitabo bikakwenspira, ukamenya aho abandi bahereye, ukamenya aho abandi bageze. Ushobora no kubyuka usoma inkuru zo muri Bibiliya, nazo zishobora kugufasha zikakubaka, kuko Bibiliya tuzi ko ari igitabo cyiza cyane kibamo amagambo y'ubwenge ndetse n'ayubaka umubiri ndetse n'ubugingo. Byuka rero wibanda cyane ku bintu by'umumaro, ubyuke wibanda cyane ku bintu byakugirira akamaro, aba ari byo uheraho. Ikindi gishobora kugufasha cyangwa cyagufasha ukibyuka, menya ko ibyemezo ufata, wirinde gufata ibyemezo uhubutse mu byemezo ufata. Irinde gufata ibyemezo uhubutse, umenye ko mu byemezo ufata harimo ibigomba kukugiraho ingaruka. Wifata ibyemezo wihuse, umuntu nazinduka gutuka ngo nawe uzinduke umutuka,
umuntu nakwandikira message mbi kuri telefone ngo nawe uzinduke umwana umusubiza nabwo mubwira nabi. Umuntu naguhutaza uri mu nzira uri kwigira mu kazi, natakubwira ngo sorry cyangwa pardon, wihangane, umenye ko yari satani iri kugushaka. Icyo gihe ufata ibyemezo by'umuntu w'umugabo, umenye ko uri umutsinzi. Kandi mbere yo kugira icyo uvuga cyangwa kubumbura akanwa, jya ubanza utekereze inshuro zirenze inshuro 7. We kwirinda wirinde guhita ko uhubuka. Mbere yo kuvuga ubanze ukaraga ubwonko inshuro 7, utekereze ngo iki kintu ngiye kubumbura mu kanwa kanjye ntago gikomeretsa mugenzi wanjye, ntago kingiraho effect mbi. Ubanze nabyo bitekereze mbere yo kubumbura akanwa, kugira ngo umunsi ukugendere neza. Ikindi nanone ugomba gutekereza ukibyuka, menya ko imbogamizi ni igice cy'amahirwe. Imbogamizi ufite, ibibazo ufite, ubukene ufite, menya ko ari amahirwe ufite yo kugira ngo ubwikuremo. Menya ko ari amahirwe ufite yo kugira ngo ugire ibyo ukosora. Bill Gates niwe wavuze ngo kuvukira mu bukene si ikosa, ariko kubusaziramo ni ikosa. Kandi iyo umuntu nyine afite ibibazo niho ashaka ibisubizo. Ntago wabona amafaranga utahuye n'ubukene, cyangwa ngo ubone inzu utaraye hanze cyangwa utarakodesheje, cyangwa ubone imodoka utaragenze n'amaguru. Menya ko mbere y'ibisubizo haza ibibazo. Umenye ko imbogamizi ufite ari igice cy'amahirwe ufite, maze ubashe guhumura amaso n'Imana igukore ku maso, kugira ngo ubashe kugira target ugeraho irenze target mbese watekerezaga ni yari ikenewe. Aho ngaho nabyo bizagufasha gufunguka mu mutwe cyane, ndetse no kwagura ibitekerezo. Ikindi nanone ushobora gukora ukibyuka cyangwa wakora ukibyuka cyangwa watekereza, nuko ugomba gutangira umunsi ufite amashimwe. Gatangira umunsi ufite amashimwe, ugashima Imana ko ubyutse, kuko hari abantu baba baryamye ariko ntibabyuke. Kandi umenye ko ibitotsi iyo dusinziriye tuba turi muri stage yo gupfa. Ibitotsi ni murumuna w'urupfu. Iyo umuntu asinziriye ntago aba ahari. Banza rero utangirana umunsi amashimwe, ushima Imana ko ugihumeka umwuka w'abazima, kandi ushima Imana ko iguhaye izindi chance zo kugira ngo ubashe kugira icyo ukosora n'ikindi ugeraho. Ita nanone ku bisubizo ufite, urebe ibisubizo ufite mbere yo kwita ku bibazo. Jya ubyuka nanone ufite umunezero, ubyuke wishimye, ubyuke umeze neza ufite akanyamuneza, ubyuke wumva ufite amashimwe. N'ubwo ibibazo bihari ariko ubyirengagize, ushime cyane, ugire umunezero, umubiri ubohoke, wishime, ushimire na famiye niba muri kumwe, ubereke akanyamuneza, ushimire n'inshuti n'abo mukorana n'abavandimwe, banezeze kugira ngo umunsi ugende neza. Ibyo dufite ibintu byinshi cyane wakora ukibyuka, ni byinshi cyane, ariko ibyo ni ibintu by'ingenzi byihutirwa ushobora gukora. Ubashije kubikora neza, umunsi wawe ugahita ko inzira zifunguka. Nanone ukibyuka ugomba gutekereza ku bantu b'umumaro ushobora guhita wibandaho, ku barori modo ufite ukabibandaho, ukavuga ati kanaka iyo abigezo yarandushije, ukaba wamugira inshuti, ukamushakaho ubushuti, ukazinduka umubaza uko yaramutse, mumeze mute, n'amahoro, Imana yabarinze. Modo wawe ukamwikururira, ukamukurura gake gake, kuko buriya amafaranga dushaka hari abakire bayafite. Ubuzima dukeneye hari ababugezeho, natwe dukeneye kubugeraho, kandi kubugeraho nuko tubacaho n'Imana ikadushyigikira. Menya neza rero ko ugomba no kwibanda ku babigezeho, ugashaka buryo ki ubiyegereza. Imana rero igume kugufasha muri ibi bintu, kugira ngo nubyubahiriza cyangwa ukabigenderamo, ubuzima bwawe buzagume kugenda neza. Kandi ukibyuka nanone, nasoza nkubwira ngo ikintu ugomba guhita gutekereza, ugomba gutekereza ngo ese uyu munsi
uyu munsi nkibyuka ubaye ari wo wa nyuma naba nsize iki? Uyu munsi ubaye ari uwa nyuma mu byo nagambiriye kugeraho ndi ku isi naba ngeze? Ese mu bantu tubanye hari uwo naba mbaniye nabi ukamwiseguraho? Ugomba gutekereza ukibyuka ukamenya ko kubera ko tutazi umunsi n'igihe, ukamenya ko uwo munsi ashobora kuba ari wo wa nyuma ku buzima bwawe. Ukibaza ati uyu munsi abaye uwa nyuma nasiga iki? Famiye yasigara he? Umuryango wasigara he? Abavandimwe basigara he? Ugatekereza icyo waba usize. Nagira ngo nkubwire ngo amahirwe ufite nayo uyu munsi ntago ari ayejo. Ibyo ufite rero bibyaza umusaruro uyu munsi kuko ejo sahawe. Ibyo nabyo ugomba kubitekereza kuko ubuzima tubamo n'Imana ibugena, ntago tuba tuzi iminsi n'ibihe Imana yaduteganyirije. Tekereza rero ko uyu munsi ushobora kuba ari wo wa nyuma kuri wowe, maze inzozi zawe ubashe kuzigira impamo, ubashe kurwana kurusha uko warwanaga kera, maze ubashe kugira ibindi ugeraho biruta ibibashije ibyo wagezeho, kandi ubashe no kugira ibyo ukosora kugira ngo ugume kugendera ahantu heza, ugume kujya mu mucyo. Nasoza rero ngushimira ko wabanye natwe kandi ukabasha kudutega amatwi. Reka nkungume kukwifuriza ibihe byiza kandi nkubwire ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Iki kiganiro cyacu iyo ugikunze ugisangiza abandi mu magurupu bamo ndetse n'abandi bantu bumva cyagirira akamaro. Kandi nanone ntugende udakanze kuri like, udakanze kuri subscribe kugira ngo ugume kubana natwe no kubona ibiganiro byacu bikurikiye. Kandi uduhe n'ibitekerezo by'ibyo tuzaba kunyuriramo ubutaha kugira ngo tugume kurushaho gutera imbere mu bitekerezo ndetse n'iby'umubiri, turusheho kubagezaho ibintu byiza. Ndagushimiye rero, Imana y'amahoro igume kubana nawe. Alo.